iyo myemere yuko Uburundi arundi Rwanda byazananye byari bigamije iki? Bati ahangaha ni mu Rwanda ndetse namwe mubaye abanyarwanda. Ubundi genocide yatangijwe n'abanyarwanda kandi nkitangizwe mu mwaka wa 312 itangijwe na Ruganzu Bwimba. Urumva? Doko abanyine ubundi ubutaka nkuko wahoze umbwira ko ngo Rwango Burundi ngo bwamyeho, doko ubutaka bwamyeho ariko abantu ntago babuhozeho, baje babusanga. Ukungukusa nuko nkukusa ntago ngewe nabihisemo. Ari nayo mpamvu nkubwira abantu ko kuba nakuze ukusa ko wanzize ukonsa ni ubucucu. Anda hariho abanyarwanda. Yego. Aha mu Burundi turafise umuryango w'abanyarwanda. Muri Kongo hari abanyarwanda. Hama gacaba n'igihugu cy'u Rwanda. None tukeneye kumenya abo bitwe ngo abanyarwanda na bantuki kuko umunyarwanda ahubwo afite ubwene bw'igihugu bw'Ubugande, mu Bugande izyo zina ubwoko bw'umunyarwanda burimo mu mategeko shinga yabo. Aha hitwa u Rwanda. Ni gwari u Rwanda. Ntago bwari u Rwanda. Haje abantu bataba kuri ubwo butaka. Dufate nkuko ko muri kubikubira nko muri Kongo. Yego. Wakuri abagiye muri Kongo. Nkuko kugiye abagiye muri Kongo. Kandi no muri filosofi y'abanyarwanda nyine habarimo kuvuga ngo bazi ko ngo isi yose ni u Rwanda. Isi yose nonga haturi. Dongo ni nonga baravuze yuko ari u Rwanda urugo n'urundi Rwanda to. Ni urwabo rwose. Urugo se n'urwabo. Ni urwabo. Urumva? Abahunze 5 barabaki. Abahunze 5 nibo abanyarwanda. 5 hahunze abanyarwanda. Hahunze abanyarwanda. Hama mu Rwanda hasigari. Muri Rwanda hasigaye abatutsi, abahutu n'abatwa. Aba bantu bakoze genocide hano mu Burundi mu by'ukuri bagishwe n'abanyarwanda. Baramukije kandi bakunda basimiza Semavumba. Uno musi udasanzwe uko nabibemereye yuko nzobafasha mu kwandika ibizobafasha mu kubahereza ibizobafasha muri kazoza mu kumenya ukuri haba ku gihugu haba no mu bindi bintu. Murazi ko tumaze kubikora mu mice myinshi aho tugenda tubahereza ibintu bizotuma igihugu akarere kama kameze neza kandi gatekanye kubwo ukuri ukunuku kahise gategura kazoza. Ariko akahise agaze kukuri. Nuko mubizi Burundi n'u Rwanda hari ibintu bimwe usanga tugenda duhuriza ko abagora muri kahise ururimi ruregeranye. Umunyarwanda avuze umurundi ntirigwa rondera umu interprete turumvikana. Gusa mu minsi heze ubu nyene vuba twagiye tubona hari juste abantu batumwe usanga bariko baratwandikira kahise kacu katari, basanga harimo ibinyoma bariko barabesha ibi nibi, ugasanga kubera abarundi bobo kigeze tuvugutire kandi dufata umwanya natwe tuvuge, ugasanga nk'ivyo binyoma nivyo abantu bariko barakonsoma. Kuko hari nk'ivyo tubona surtout muri ukwezi kwa kane niho kenshi bikunda kuba, ugasanga abantu bariko baratanga amatemonyage usanga defu urumvise ukumva ngo surtout murazi neza ko ari umukuru w'igihugu twaburiye mu Rwanda. Nayo mpamvu ubona nashoboye kuzana no mutumire naheruka kuzana ngaha igihe nariko namubaza vya president wacu yafiriye mu Rwanda ati byagenze gute. Niyo mpamvu rero n'abarundi barakeneye kumenya ukuri. Rero twebwe nk'abarundi hari amazina menshi tuzatwitwa ku murundi akeneye kumenya ukuri. Ego abanyarwanda bo ntibarekuriye kunamira dufate nk'umukuru w'igihugu w'abafiriye mu Rwanda, mugabo twebwe peut-être birashobora yuko ari abanyarwanda bahora bababazwa iyo babonye abayobozi b'u Burundi bariko barunamira Cyprien Ntaryamira. Ari igihe kimwe ntama nibaza yuko bazohava natwe batubwiye ko dufobya genocide. Tudakoramutse bwana Abdara. Muraho murakomeye. Nange ndabasoje abakurikira Simbizi. Nkaba rero nange mbaramukije cyane kandi nishimiye kuba ndi kumwe namwe, kandi rwose nkaba niteguye gutanga umucyo ku bibazo by'aka karere kacu. Nkaba kandi nshishikajwe no kugira ngo cyane urubyiruko rw'abarundi n'urw'abanyarwanda basobanukirwe ukuri kandi bamenye akazoza kabo kandi bamenye n'akahise kabo. Nk'uko bitangiye uvuga turi abantu bamwe mu mateka y'iwacu,
tuzi ko ubundi ngo Burundi buturuka mu Rwanda kubera se Barundi ngo yari mu mateka ibyo wenda tuzabizamo. Bityo rero iyo wamugana urebye u Rwanda n'u Burundi niyo bavuze ngo u Rwanda ubundi no muri gihe cy'ubukoloni bavuga ngo ni u Rwanda n'urundi, u Rwanda urundi ariho benshi bavuga ko ariho ngo Burundi bwavuye, ngo ni u Rwanda n'urundi, urundi rw'u Rwanda. Ariko kandi nanone nyine urubyiruko n'abantu bakuze badasobanukiwe kugeza ubu ngubu bagomba gusobanukirwa uru Rwanda ubundi n'u Rwanda ki, ese rwo ni u Rwanda rw'ukuri. Wenda mu gihe donc abantu bavuga ko ngo Uburundi bwavuye ku Rwanda, se urundi u Rwanda n'u Rwanda rw'ukuri cyangwa n'urw'ikinyoma, se rwaje igihe ki, byagenze bite? Ibi byose ni ibintu nifuza ko tugomba kuzasesengura tugamije kurogora urubyiruko rwaba urw'Abarundi n'urw'Abanyarwanda. Ariko ngiye ufite no muri attendance yo kugira ngo tuzagire n'uruhare kugira ngo Afrika yose mu by'ukuri izabe yagira ubwigenge kubera gusobanukirwa. Icyambere tugomba kumenya nuko urubyiruko cyane cyane rw'inge ndeba kuko abasaza tuba turimo kugenda, kandi ifoko nanone tugomba kumenya gutegura ibintu nubwo tutabigeraho none tugategura ibintu bizaba mu myaka nubwo twaba twarashaje. Ariko ngiye byo nkorera cyane ndakorera abuzukuruza buvivu n'ubuvivure, nuko ntago nge ndebe ejo hazaza cyangwa ndebe igifu cyane nkuko abenshi babikora bakurikije ibifu. Ngiye gusa ndeba imibereho y'uyu munsi turimo. Ese ejo umwana wanjye umwuzukuru wanjye azaba ari wate? Iyo mvuze umwuzukuru wanjye ugomba buze uwawe kuko nawe urabyara n'undi yarabyaye. Nukuvuga ngo yiba turi mu buzima bubi uyu munsi kubera uburyo ibihugu byacu bikoronejwe cyangwa se bikoreshwa na bagashaka buhake, ni ngombwa ko dusobanukirwa ibyo byose tumenya aho bituruka, noneho tubazabashe kwigenga ejo tugire Afrika imwe nkuko na Leta Zunze Ubumwe zigizwe n'ibihugu 51, nkuko Abarusiya bagizwe n'ibihugu 58 batani9, nkuko mbese uko tugenda twicamo uduce biha opportunité bagashaka buhake kuza kutwiba baduteranya dupfa ibyacu. Donc gasanga ibyo twagomye gusangira nibyo baheraho baduteranya, bafata ku byacu bakaguha ku byacu, ugakira kuturenza, noneho nawe ukabona ko ugomba kubafasha kutwiba nkaho wafashije abene igihugu bawe kubaho. Ubwo rero nkaba niteguye kugira ngo nganire nawe, kandi niteguye nyine kugira ngo kubyo nzi ku mpano Imana yampaye ngire icyo ubumenyi mpa urubyiruko. Murakoze. Iyo surtout ibi bavuga ati nkuko wari bivuze ati ko u Rwanda urundi, ibyo vyuko u Burundi ari urundi Rwanda, ndavyumva kenshi ni mpamvu gati ifo yuko buri gihugu cyose twebwe mu byo twigishijwe, twebwe mu mateka twigishijwe, twarigishijwe neza yuko umwami w'u Burundi atugisha Burundi ko bwamyeho, Uburundi nyine Uburundi ko bwamyeho ari Uburundi ari Burundi. Mugabe ibyo by'urundi Rwanda nkaza ndabyumvana biva mu Rwanda. Ariko ndakubwira ati des fois hariho ibintu wumva yuko bamwe bariko baravuga abandi batariko baravuga, ko usanga bariko barafata ivyo, ugasanga meme n'Abarundi bariko barakura bamenya ati yuko Uburundi ari urundi Rwanda. Kandi natwe dufise ivyo twagiye turiga mugabe tugize dufata umwanya ngo turabisesangura tubishira ngaha nyene. None iyo myemere yuko Uburundi ari urundi Rwanda byazananye byari bigamije iki? Ugenda donc icyo biba bigamije ni nk'uko u Rwanda rwaje, kuko n'undi u Rwanda bavuga ko rwahozeho ariko ntago rwahozeho, kuko u Rwanda rufite aho rwatangiriye, rufite donc kandi nuvuga ngo abaje bafata buriya butaka bakabita u Rwanda, ngira ngo mu mateka simbizi niba ariko namwe muyiga, twe tuzi ko donc u Burundi bwatangiye kumenyekana mu myaka nka 510. Ibyo rero bikava ku mwami, donc nago naje niteguye neza kugira ngo ngere ko ifuko tuzabisubiramo iki kiganiro wenda nkajya nkavuga nti noneho ngiye kubwira Abarundi aho uko twe tuvuga Abanyarwanda, abitwa Abanyarwanda uko bafata u Burundi. Ibyo rero mu buryo busanzwe icyo navuga nuko ibyo Abanyarwanda bakora kenshi
buriya butegetsi nyine bw'ubwami bw'u Rwanda bushingiye ku banyiginya donc bwagiye buzana ibinyoma byinshi bibizana byaba mu Burundi ndetse no mu Rwanda ku buryo bwo kwitaka no kwishyira beza no kwigira ko ari abantu bafite imbaraga no kugira ko ari abantu b'ibitangaza ibyo rero bakagira ibyo bahimba n'ibyo babeshya kuko ubundi u Rwanda ni ikinyoma gishingiye cyane cyane nyine doko ni ikinyoma ni igihimbano mbese u Rwanda ni rushingiye ku kinyoma cyane kubw'ibyo rero kuvuga ko u Rwanda ngo ari urundi Rwanda Uburundi ko ari urundi Rwanda Uburundi ko ari uburundi Rwanda doko hari umwami ntibuka izina ngo warwanye doko warwanye n'undi hariya mu Rwanda noneho ngo undi azamukurikiye yambutse Akanyaru afati hariya n'urundi Rwanda bityo ngo u Rwanda ruza gutyo ibyo rero tuzabisengura ubutaha twabishakiye umwanya hariho mu kiganiro twakoranye dernièrement hariho ikintu abantu bamye bambaza kuko mu Rwanda ibyo dufate nk'ahanini twahuriza ko rimwe biva muri kahise harabaho abahutu abatutsi n'abatwa ugasanga baravugwa mugabo hari abantu bita abanyarwanda nibo yari nkeneye kumenya wari kuratubwira abanyarwanda ni bande ko kurambwira yuko abanyarwanda aribo batumye hacanamwo abahutu n'abatutsi baricana abantu bitwa abanyarwanda u Rwanda rwabayeho kuva mu mwaka doko bavuga ko u Rwanda rwahanzwe na Gihanga Ngoma Ijana Gihanga Ngoma Ijana akaba ari umuntu ukomoka kuri Sabizeze akaba yarajanye nyine ikinyoma cyo kuba ko ari ikivejuru ngo baje bava mu ijuru ngo baraguye nyine bagwa aho ku rutare rw'Ikinani kwa Kabeja mu mabari wa Kabeja hanyuma doko bazana icyo kinyoma none havuga ko ngo yaje rero nyine ari wo ngo Sabizeze ngo na murumuna we Mututsi ngo na mushiki we rwa Mpundu donc na aho ngaho mushiki we ariko naho ngo bijyanye n'impundu hanyuma nyine ngo bakazana na bizimwe mu nyamaswa nk'inka ihene na buri kintu n'ikigore cyacyo gutyo hanyuma rero ngo bakaza ku rutare rwa Kabeja noneho basanga abantu koko barahaje doko ikibazo ni ikinyoma urebye uko mu mateka uko bavuga Sabizeze yabayeho bwabyo ni ikinyoma kuko bavuga ko uwo Sabizeze ngo yabayeho avuye mu gicuba cy'amata donc ngo umwami witwa Kiza yarongoye umugore noneho umugore akaba ingumba ntabyare noneho akamuta noneho ngo yamuta donc hakaza kuzirwa n'umupfumu akamugaragurira noneho akamubwira ko ngo mbese bavuga ko uwo Sabizeze yavuye ngo mu mutima w'imfizi bashyize mu gicuba cy'amata noneho washize amezi 9 ngo babona ngo muri mu cyo gicuba cy'amata harimo umwana ureremba uwo rero nyine bamwita Sabizeze niwe rero wageze kuri buriya butaka nyine bw'Ikinani bw'Ikinani cya kwa Kabeja noneho ngo arahagwa ari kumwe n'abo bantu noneho nibwo rero bahageze bacana umuriro baramanutse koko ariko ntabwo bamanutse bava mu ijuru bamanutse bwavuye ngiyo za Kenya barazana za Uganda baraza nyine bagera mukuru rw'urutare rw'Ikinani ariko ntabwo bamanutse bava mu ijuru bo bumvishije aho basanze kuri buno butaka ko bamanutse bava mu ijuru bakagwaho kugira ngo abantu bafate nk'ibitangaza noneho ugoro urumva ko ukubaho k'uwo mugabo bwabyo ni ikinyoma kuko nta muntu mu by'ukuri wigeze abaho muri ubwo buryo urumva noneho bikomeza kuba ikinyoma rero babayeho imyaka myinshi ibyo birumvikana ikinyarwanda abantu bashya ari batatu urumva kugira ngo bazageraho noneho basanze buriya butaka butuwemo abandi bantu nuko bari abami bafite ubwami bafite ibihugu ibyo bihugu rero ntabwo byitwaga u Rwanda bwari Uburiza Ubwanacyambwe Ubunyinduga Ubugoyi Ubugesera nuko izo mpugu zari zitwaga ubwo rero ikintu cyitwa u Rwanda cyazanywe nyine n'umwuzukuru wa Sabizeze ngo abyara witwa Kanyarwanda noneho Kanyarwanda nabwo abyara abana batatu
ngo gahutu gatwa na gatutsi donc ibyo na mateka tuzasubiramo tuyavuge neza urumva noneho bafite ukuntu ko byinshi nyine bagenda bavugaho n'uburyo ngo gahutu yaje kuba ikigoryi donc amutumye uwo mwami amutumye abatumye ukundi mwami ngo ajye kureba ibihe by'inkinga noneho umuhutu nyine ngo baravuga ngo muzinduke noneho umuhutu arasinzira cyane donc umwami afata ibintu ko ngo niba asinzira atari ubahe ukuri abwira umugore we ibihe by'inkinga noneho ibyo rero ngo gatutsi we yari yavuye aho bari babasasiye yabegereye noneho yumviriza ibyo bavugaga noneho ngo igihe rero bajyaga kuvuga basubiragayo yabimye nyine amakuru gatutsi we yaba yayumvishe abwira umugore umwami abwira umugore we hanyuma ubwo umugore we ubwo bageze rero gatutsi nawe ngo abinyargenge yanga kubivuga gahutu yumva nuko kugeza aho nyine umwami yaje kuvuga ko gatutsi ari umunyabwenge avuga ati gahutu zabo mugaragu wa gatutsi mbese agenda bagabanya muri ubwo buryo urumva noneho kugeza rero nyine donc byo byose ariko baba bavuga ni ibinyoma byo kugira ngo bitake nyine mu rwego rwo gufata ubwoko bumwe ngo babushyire hejuru babusuzuguza ubundi mu by'ukuri ubwo rero umunyarwanda mu by'ukuri yavuye kuri Sabizeze w'ikinyoma n'u Rwanda rero narwo ruza ari ikinyoma ruzanywe n'umugabo witwa nyine Gihanga ngo Mijana waje nyine ngo akaruhanga uwo Gihanga yahawe akantu kagasaba gahawe na Kabeja nk'abantu bari bafite ubwuzu bati namwe mugomba kugera ahantu muba mukagira ubutaka mukabutegeka ariko noneho bo bya bindi bajya bavuga nyine hari imigani bivuga ya migani nyinshi bivuga ngo umututsi umuhaye iki ngiki iyo umushyize mu kirambi agusanga ku buriri nuvuga ngo mbese bafite amayeri nk'ayo ngayo yo kugenda bakora ubuntu by'ubucakora no guhemuka n'iki byose rero yarabahaye ariko bo ntiyarazi ko bafite agenda n'umushinga w'u Rwanda baraza rero nyine bafata ibyo bihugu byitwaga Uburiza Ubwanacyambwe batangira bica abami babyo kugera Induga nakubwira ko muri zino bice bya za Bugoyi hano za Ruhengeri za Gisenyi bari hano ibintu ahantu hiswe u Rwanda harahiswe u Rwanda izina u Rwanda baryiswe bari barananiye abami b'abatutsi bari bahari b'abanyiginya bari bahari hariho barabananiye rwose batageze babanesha donc ubwo rero baje kuhahabwa n'Ababiligi baje kuhabwa muri za 1925 na 6 urumva nibwo bahawe nibwo yise u Rwanda hariya wumve ko u Rwanda nyine ari uruhimbano urumva donc ntabwo u Rwanda rwose rero uko bagendaga bica abami b'igihugu runaka bahita bavuga ngo ubwo nyine iyo umuntu yagutsinze akwita uko ashaka kandi ugafata uko ashaka bavuga ati ahangaha ni mu Rwanda ndetse namwe mubaye abanyarwanda urumva n'uyu munsi aho bari hariya muri Kongo abafashe muri Kongo bagenda bavuga bati mwege muri abanyarwanda nimuvuga ko mu ururimi muvuga hariya nyine hari ururimi bavuga nk'uru rwacu ababurya n'abanyamurenge iyo nabo baravuga tukumvikana byose rero bagita ikinyarwanda urumva kandi ubundi nyine murabizi donc ururimi rw'ababantu ni ururimi nyine donc ushobora kuvanga aho wajya muri Angola hakagira amagambo bavuga ukayumva urumva ko n'indimi z'ababantu nyine niyo mpamvu uriya nk'igiswahili ari igiswahili donc hari ururimi rukunda kumenywa byoroshye n'abantu benshi ni ukubera ko n'urubantu ruzwi n'abantu benshi urumva bityo rero ni uko mbese u Rwanda rwavutse ni uko u Rwanda rwaje ruza rero ari ikinyoma n'abagome mbese u Rwanda rushingiye mu kwica mu kwiba mu kunyaga n'ibyo ngibyo none abanyarwanda ni bande juste fait kuko nkurikije kiyago wambwiye ni ikibazo cyangarutse ko hari umuntu yambwiye ati ndakeneye umusaza azo sesangure neza kuko mu kiyago twagize hari abantu bavuze ati abanyarwanda baraje hama batuma abahutu n'abatutsi bacyanamo ko dufatiye ko ubu turi mu kwezi kwa kane aho murazi yuko harabaye amezi 3 iminsi 100 mu gihugu cy'u Rwanda habaho gucanamwo aho hariho abahutu bisha abatutsi mugabo ukavuga yuko ivyo bintu abahutu bisha abatutsi babitewe n'abanyarwanda abo banyarwanda rero ni bande ahubwo nge navuga ko ubundi abantu bica mu Rwanda buri munsi nigeze kubona no muri comment
za kira kiganiro wenda nazo tujye tuzigarukaho hari abantu bibaza ku byinshi nk'ibyo ngibyo nanjye navuga ngo ubundi ubwicanyi bwose n'amajenoside yahereye mu Rwanda yahaye hariya muri kira gace abavuga ko jenoside mu Rwanda yabaye ngo muri 1994 ubundi jenoside yatangijwe n'abanyarwanda kandi nk'itangizwe mu mwaka wa 312 itangijwe na Ruganzu Bwimba urumva kuko nibwo Ruganzu Bwimba nibwo yatangiye yica abami b'abahutu nyine bo muri zo mugu zari zihari urumva ubundi kuntu impugu za mbere y'abanyiginya zari ziri doko abanyine ubundi ubutaka nkuko wahoze umbwira ko ngo Rwanda Burundi ngo bwamyeho doko ubutaka bwamyeho ariko abantu ntago babuhozeho baje babusanga kuko don twese urabizi ko n'ubundi umuntu donc nk'umukuru umuntu yiva ku muntu umwe Adamu na Eva kugira ngo abantu bagwira isi bijyari no musizano ry'Imana ko nyine yavuze ngo bashake iboroke bagwira isi uko rero abantu bagendaga bagendaga nyine baguka bakagisanga ubutaka aho buri bagatema bagakora bagahinga bakaba kuri ubwo butaka bukazaba igihugu urabyumvikana byumvikana rero ko n'iki no mu Burundi hanga ntago umuzuru yavumbutse hangaha ngo mu butaka ngo avumbitse ngo mvumbutse mu butaka bw'u Burundi ngo ndi umurundi oya doko dufite aho twavuye twese kuvuga ngo iyo rero amateka avuga ko wenda hari abahutu ngo baturutse muri Chade abatutsi bagaturuka muri Ethiopia ibyo simbigiramo ikibazo kubera kuko resasiyo nuko tugomba kumenya ko ubwo butaka nyine twahuriyeho tukabwubaka n'ubwacu twese ntago rero ari ikibazo kandi none iyo uko amoko yagiye abaho ni ibintu none Imana yakoze gutyo urumva ndetse n'umuhambare bw'Imana ibyo byo bivuga twitwara baremye n'ubimenyetso by'Imana mu buryo twabaremye noneho tukabacamo indimi nyinshi n'amashusho yanyu akanyurana ibyo byose biri mu muhambare bw'iki bw'Imana ibi rero n'Imana ntago ari ibintu donc bigoranye kubyumva kubera kuko nibwo bushake bw'Imana nuko yabikoze kandi koko ukungukusa nuko ngukusa ntago ngewe nabihisemo ari nayo mpamvu nkubwira abantu ko kuba nakuze ukusa ko wanzize ukonsa n'ubucucu kubera kuko ngewe donc ushobora kunziza ko ntambaye ishati nk'iyi yawe kuko wayihisemo ushobora kuvuga kuki utahisemo nk'iyi yanjye we ntubyo ukabinziza ariko ukusa ntiwabihisemo ukonsa sinabisemo ukureshya ntiwabihisemo ukondeshya sinabisemo uko mvuga sinabisemo ukurevuga ntiyabisemo kubihora undi urumva atarabugorye ni ubugoryi bubi cyane mu by'ukuri kubw'ibyo rero njye navuga ko izo jenoside ntago ngewe nzihera ko zatangiye muri 1994 zatangiye muri uwo mwaka nakubwiye n'uburyo zatangiye tuzabisesengura neza Bwimba bivuye kuri Bwimba wona turajyana mbere ye gatoya turebe na se uko byagenze urumva ariko mu by'ukuri aba bantu bitwa abanyarwanda baje bazanye ibinyoma byuko ngo umwami agomba kuvukana amasaka agomba kuvukana imbuto ko ari bo bagomba kuba bonyine bakagira imiryango bagomba gushakamo batashaka mu yindi miryango iyo miryango ikaba ngo bakaba abamikazi cyangwa se abagabekazi ibyo byose ni ibintu byo kwigwizaho umutungo no kugundira ubutegetsi no guhaka abandi gato aho nyene uvuze ati abo banyarwanda nobo nkeneye kumenya kuko uvuze ati abanyarwanda mugihe kandi u Rwanda rwagutse rurimo abantu bevwa tone twebwe none nitura abanyarwanda ko avuga abanyarwanda none nawe ufite magaze aho ndiko ndaza uravuga ati none ko avuga ngo abanyarwanda kandi nkabazi ko ndi umunyarwanda n'umunyarwanda abo banyarwanda au juste nkeneye kumenya identité abo bantu uvuga ati abanyarwanda n'abantu ki bameze gute abanyarwanda kuko dufate nko mu Buganda hariho abanyarwanda yego aha mu Burundi turafise umuryango w'abanyarwanda muri Kongo hariho abanyarwanda hama gacaba n'igihugu cy'u Rwanda none tukeneye kumenya abo bitwe ngo abanyarwanda n'abantu ki ko surtout n'abantu twama twumva n'abantu bariko barazira ngo ntungu bavuga ikinyarwanda nkeneye urakoze urabona ko nyine hari ibihugu bifite abanyarwanda nk'ubwo yego noneho twebwe tukagira abanyarwanda nk'igihugu ndetse n'ubwene igihugu bw'ubunyarwanda yego abyukana kuki hariho abanyarwanda nk'ubwoko kandi badafite ubwene igihugu bw'ubunyarwanda ahubwo bafite ubwene bw'igihugu bw'Ubugande bo mu Bugande izyo zina ubwoko bw'ubunyarwanda burimo mu mategeko shinga yabo urabyumvuganaho bo impamvu rero urakoze doho navuga ko ubundi iki kintu cyitwa u Rwanda kubera ko ni ikinyoma cyaje kiza muri kuri bure butaka abami bafashe
bafata abaturage babo basagutse kuko bishe abantu benshi urumva noneho babategeka ku ngufu kuba abanyarwanda urumva noneho mu ncamake uvuze yuko abo bujya butaka ubutaka bw'u Rwanda ahitwa u Rwanda ntigwari u Rwanda ntabwo bwari u Rwanda haje abantu bataba kuri ubwo butaka dufate nk'uko muri kubikubira nko muri Kongo yego wakuriye abagiye muri Kongo nk'uko kujya bagiye muri Kongo kandi no muri filozofi y'abanyarwanda nyine habarimo kuvuga ngo bazi ko ngo isi yose ni u Rwanda isi yose no ngaha turi donc ni no ngaha baravuze yuko ari u Rwanda urugo n'urundi Rwanda ni urwabo rwose urwose ni urwabo urumva none genre none na Habyarimana yari umunyarwanda bon yapfuye yumva ari umunyarwanda none yari umunyarwanda mu kuri nyako ntago yari umunyarwanda Habyarimana ntabwo yari reka maze mvuge ko nanjye uyu munsi nanjye nideclare nk'impunzi y'umunyarwanda kubera ko nagizwe umunyarwanda kubera ko ubwene igihugu bwanjye nabwambuwe nkagirwa umunyarwanda ku mbaraga ariko arabyuka naho wait indira gato mfite ahantu nkeneye kuno munsi ahanini ni ikiyago cyane cyari kiri hanini nkeneye kumenya abahunze 59 barabaki abonzi 59 nibo abanyarwanda 59 hahunze abanyarwanda mu Rwanda hasigariye muri Rwanda hasigaye abatutsi abahutu n'abatwa murumva kino kintu 59 hahunze abanyarwanda kuko nibo bategekaga igihugu bategeka igihugu cyitwa gute bategeka doko bo baraje bafata ibihugu bafata uburiza babwita u Rwanda bafite ubwanacyambwe babwita u Rwanda bafata ubudaha babwita u Rwanda bafata ubunyenduga babwita u Rwanda urumva noneho doko abo bantu bo bagira abanyarwanda ku ngufu kuko bari barabishe bafate miri noneho ku buryo n'uyu munsi abari uyu munsi impamvu kakana k'u Rwanda batanakika afite nuko bamaze abantu kubera ubugome bwabo bamaze gufata ubwo buce bafashe abantu bafashe noneho babagira abacakara bababuza kugira ngo babahe umwanya wo kuganira n'imiryango yabo ku buryo batashoka no kubona umwanya wo kuganira batari ko nuko twagizwe abanyarwanda abana banjye burya twarabariza abadaha abanyenduga twari bababuza ubwo burenganzira kubera iki birirwaga bahinga kuva saa 10 z'igitondo donc umuseke utambitse kugeza izuba rirenze saa 12 n'igice umuntu bakamurekura ananiwe akagenda yageriwe agasanga nyine donc ubwo mugore nyine akamugaburira akaryama yenda kurongora akagerageza akarongora akabyara kuko iyo urebye n'ubundi ukuntu abantu bagwiriye bakomeza bakaba benshi kandi ari abacakara nabyo ni ibintu bitangaje n'ibintu Imana yakoze tamye ibyari byo ubona umucakara ntago agwira ntago yororoka ariko bo bagize amahirwe bakabagera mu mirima bakabarekura bagataha murabizi rero ko n'ubundi buryo umuntu yananiwe akabonana n'umugore araruhuka ubwo rero abagore babo barabafataga bakabaha amazi bakabafata neza wenda uwo munsi agatera akabariro umwana akavuka ariko atazabona bakamwe mu mwanya w'uko azajya kuganiriza umwana we ngo amubwire mu by'ukuri amavuno amavuko ye ngo amubwire mu by'ukuri amateka ye noneho bityo bituma rero abantu bapfa bararangira batazi ukuri kwabo bakura bumva ari abanyarwanda n'uyu munsi ubucakara buracyaberamo baritwa abanyarwanda ariko niyo mbishe ideology ya Kagame uyu munsi ya president cyangwa se n'abari abanyarwanda nk'iyo bavuga Victoire Ingabire ni umunyepoliticier uri mu Rwanda warivuye mu Buholandi afite ubwenegihugu bw'Ubuholandi arabutanga ati ngiye mu Rwanda kugira ngo nzahure u Rwanda nawe nuko arwita nuko abivuga ariko Kagame we yamuvuga ntago avuga ko ari umunyarwanda icyambara mwita ko ari umwana w'umujenosideri urumva niyo avuga abandi abasirikare babagiye hariya bakagenda bijyana mu Rwanda bagira bati nabo nge mbabazwa n'ukuntu bagiye baducitse tutabamaze ati ndetse ni nabo baje tukabemerera n'uruhushya yabahaye tukabemerera kongera kuba mu banyarwanda urumva kongera kuba mu banyarwanda niyo rangaje akoresha nawe ubwe bariya bita abanyarwanda ariko ababahatse n'ababahatse kuva icyo gihe bo bazi ko atari abanyarwanda
kuko n'uyu munsi bavuga ati Ingabire si umunyarwanda ni umujenosideri ni umwana w'umujenosideri si umunyarwanda nuko kabivuga ni umwana w'umujenosideri si umunyarwanda n'uyu barabivuga uretse ko bababwira batabyumva ariko mu by'ukuri babwira ati aba si abanyarwanda ni twebwe abanyarwanda ndetse n'abitwa ko baje hano ngo twarabemereye tukabaha uburenganzira bwo gusubira kuba ntabwo twabahaye ni uburenganzira babahaye bwo gusubira ni ukuba bamo mu banyarwanda ntabwo ari abanyarwanda urabyuka naho ni ngo nubwo bita abanyarwanda ariko mu by'ukuri bareba bafata nk'abantu baba mu banyarwanda hanjye uyu munsi ngenda umunyarwanda ahangaha ndi ntabwo ngenda umurundi ubu rero mba mu barundi urabyuka naho abarundi bo bamyeho abarundi ni abarundi urumva ariko no mu Burundi ibyo nabyo mubimenye ko amajenoside njya mbyitiranya nuko mu Burundi bifite ukuntu muvuga doko mu definisa aba bantu bakoze jenoside hano mu Burundi mu by'ukuri bagishwe n'abanyarwanda abahima nabo doko nuko mu bita abahema urumva akaba doko bavuga ko abahema aribo baje bigishwe n'abanyarwanda n'abahema doko n'abanyarwanda nyine cyangwa se n'abahema ariko bafashe tabia za kinyarwanda cyangwa se bigishwa n'abanyarwanda kuko basanze igihe bahunga muri 59 basanze ari abategetsi urumva doko basanze nta nubwo basanze abategetsi basanze ari abaganwa bategeka ariko babagira inama rero yo kugira ngo bakore kudeta bica abatutsi si ikintu kigize bica uyu mwami Ntare wa gatanu baramwica yari umututsi urumva baramwica bica minisitiri w'intebe urumva wari uriho icyo gihe muri 1960 urumva baramwica byose rero bitengerera ko ikiko y'abanyarwanda kandi ikimenyetso kigaragaza ko bari abantu bita abatutsi bagambiriye gushuka abatutsi urumva no gushuka abatuye doko abene gakondo baburiya butaka urumva bashuka ko ari abanyarwanda nuko buri gihe ntago na gato bigeze havuga ngo abatutsi barishwe cyangwa abahutu barishwe batayanye n'abatutsi donc cyose ahubwo donc bo bafata iyo shusho yuko byita abatutsi wenda bakurikije uko bateye nuko babona abatutsi bateye urumva batereka tubashuka ko ari bene wacu ariko ngubu no mu Rwanda nubwo kubera kwa kuri nubwo batarasobanukirwa ko atari abanyarwanda bakita abanyarwanda ariko mu by'ukuri bamaze gusobanukirwa ko usanga benshi mu bantu barokotse jenoside barimo kwibaza ariko abahutu muvuga ko batwica batwanga benga abatutsi ubundi tw'abatutsi twenyine ko batuzaga muri 94 ko kwaje kubafasha muri 90 kubica kwibigera ko turi gufasha bene wacu none mukaba mwaraje akaba muri kubica muhari kuki bakomeza kwanga abatwe ntibabana ibyo nibyo barimo kwibaza uyu munsi urumva kuki abantu baje batwica muri 94 batuziza ko twabafashije muri 90 mutema batera mugira ngo babice natwe bafasha tuze ngo turafasha bene wacu none bakatwica batuziza bati turabaziza ko mwagiye gufasha bari yakuza kutwica mbere mu bitwara abanaga neza mutatwica ariko no twaraje kubafasha no baratwica none kuki nuba kitwica ngo mu Rwanda nyene buri gihe yo uku kwezi kugiye kugera abatutsi barapfa bakavuga ko ngo bari kwicwa n'iki n'abahutu urabyumva noneho ukibaza kuki batica bariya bantu nyine b'abanyarwanda baturutse hariya bakaza bateye u Rwanda kuki bakomeza kwica babandi barokotse jenoside ni nacyo kibazo namambaza bajya abari muri sende 94 barabaki bariya bari ingabo nyine bari abanyarwanda zari ingabo za FPR barimo nyine bari abatutsi cyangwa bari abanyarwanda harimo abatutsi biyitaga ko doko barwanira ubututsi bwabo ariko mu by'ukuri batazi ko bari gukora n'umunyarwanda ugambiriye kubarangiza n'ikigaragara nuko aya makuru twanayabonaga ko hari abantu urabizi ko hano nyine hari impunzi zaturutse muri kibu kuri butaka bw'u Rwanda zari ahangaha hari abaturukaga ahangaha bagerayo bakabica hari abaturukaga mu Rwanda bagerayo bakabica nyamara bareba nta wicaga undi arabyuka naho bo kuri bo mu banyarwanda bo just ofite n'uyu munsi hari abantu bari mu gisirikare cya FPR bagaragaza ko babivuga batanga ubwo buhamya bw'abana bakabavuga n'amazina bishwe b'abatutsi
bicwa na bariya bantu icyo gihe nta muho donc byari 1991 92 93 abo bantu barapfaga urumva ndetse hari n'umuntu wigeze kwicwa azira ko yarengeye abatutsi bagiye kurengera abatutsi bakivugiza hari umusirikare nibagiwe izina rye donc yagiye yari nyine muri senide urumva yagiye kukivugiza ajya kurokora y'abatutsi arabazana kuri senide bahageze bamukubita ifundi ngo kubera ko yarokoye abatutsi uwo muntu se wumva arwanira abatutsi cyangwa umva ari umututsi kandi yica abatutsi uza mbwira ukuntu waba uri umututsi ukica Kizito Mihigo hari umuntu umurusha ko umututsi noneho Kizito Mihigo niyo mpamvu njya mbwira abantu ko bakwiye kujya doko bariya abantu bafite ukuntu bateranya amoko ariko buriya butaka yabanye imbere abo banyarwanda basanze buriya bwoko buriho abatutsi buriho abatwa buriya butaka buriho abatutsi buriho abatwa ndetse n'abahutu bibaniye neza butitwa u Rwanda bibaniye neza urumva baje barabica urumva nubwo bavuga ngo mu byivugo byabo bavuga ba 19 ngo bishe urumva bakavuga nyine ngo harabaye ntakabe harapfuye ntagapfe hapfuye imbwa n'imbere basigara inka iyo migani yose yakorwaga icyo gihe y'ubwirasi urumva bagaragaza ko ngo abapfuye bose barabamye abatutsi ko siko biri nko mu Bugesera umwami wo mu Bugesera ari umututsi ariko baramwishe urabyumva neza ariko kugira ngo nyine yishwe n'abanyarwanda ariko kugira ngo nyine be kugaragaza bagaragaze ko abo bicaga ari abahutu mu byivugo byo bavuga ko abo 19 bose bari abahutu ariko sibyo buri butaka bwari buriho nyine ubutaka bwinshi n'abahutu bari abahutu nibo bari benshi nakubwira ko uyu munsi nk'abantu bavuga ko ngo abatutsi ari 14% cyangwa se mbere muri igihe nyine jenoside yabaga bari 14% ariko nakubwira ko mu by'ukuri nakubwira ko ngo mu Rwanda uyu munsi abahutu abanyarwanda nk'abanyarwanda ni nka 2%. Urumva abasigaye bose 12% n'abatutsi bidoko bumva ko babashyikira bene wabo b'abatutsi kandi bari ari abanyarwanda bo kubi. Urabikanaho none bari abanyarwanda bafite amayeri yo kuza kugukoresha wowe uri umuhutu urumva bafite imigane donc mukuri uzambabara uzampamagare nabiteguye neza nze nazanye n'imigani yego igaragaza ubwirasi bwabo uko bafata abahutu nuko bifata nk'abatutsi nuko bafata abatutsi urumva donc nzaza n'imigani igaragaza ukuri kwabyo ikindi iyo bavuga bari kudefinisa uyu munsi ngo babesha abantu ngo umuhutu n'umututsi n'umutwa ngo ni inzego donc nabyo ufite ubwenge abyanalize sibyo iyo ngenge ntekereza iyo uvuga ngo umutunzi ngira ukuntu utunze inka zonyine sibyo waba urusha ubukungu umuntu uhinga urutoki agahinga ibishyimbo agahinga amashaza agahinga ibigori agahinga ibi byose arabifite atanywa amata yanywa inzoga yanywa umusururu donc yanywa w'amasaka yanywa umusururu w'ingano wowe ntago bigaragara nuko utatungwa n'amata yonyine ngo ubeho urabyukanaho nubwo wabaho waburiho nabi urabyukanaho noneho mbwira ukuntu waza guhaka donc warusha waba uri umukire ngo nuko utunze kurenza umuhinzi birashoboka se ahubwo bamaze koko basanze buriya basanze hari bari abakire batunzwe no guhinga kandi baranororaga ntago rukuba ko bari bazanye inka urumva inka twari tuzifite bari bazifite abami bacu bari bazifite urumva ariko none wenda bari icyo bazanye n'izira nka nyine ngo z'amahembe maremare bita ngo ni nyambo ariko twari dufite inka twebwe twarakamaga iwacu muri bari butaka twarakamaga no kuri uyu butaka kuntu bwagendaga bwaguka warabibyaraga urumva mungafasha ubutaka noneho uyu nguyu ukamugira umutware akajya gufata ubundi butaka irigiriye nawe akazaba umwami niyo mpamvu habaga abanyenduga abariza abanyarwanda cyangwa n'iki batarwana nubwo bari muri izo mpugu zitwa gutyo ariko bavuga n'ururimi rusa urumva bari abavandimwe n'ubusanzwe urumva bari abavandimwe n'ubusanzwe ariko noneho donc ukitwa umunyenduga wenda nako kantu k'igihe wabaze hariya ukagira uburyo imico ugira itandukanye n'ayahariye ariko bitabuza kugira ute ko bavandimwe niyo mpamvu twahoraga ku rurimi wagera mu rukiko ugasanga umuntu aravuga ati njewe sha donc agasanga mbese hari inyuguti zimwe yariye ariko ibyo avuga urabyumva iyo avuze ngo njyewe ndabyumva aho iyo uvuze ngo mbyara uyu wandika va na ya
njye mvuga nandika abana na ya urumva ariko ibivuze byagenze gute donc ibyo urumva ntabyumva urumva ariko iyo nyuguti niyo gusa ibyo ntabwo byatubuza kuba turi abavandimwe turabifukana ubundi Burundi n'abanyarwanda donc n'abitwa abanyarwanda n'abavandimwe mu by'ukuri urumva tuba hamwe dukwiye kubaka ubumwe ariko bariya baraje nyine baradutandukanya none genre ko nabo bavuga ikinyarwanda baraje baracyada donc urumva abantu baje ari batatu ntago bari kuza ngo doko twebwe twadabute ururimi rwaho ntabwo byari gushoboka bo ahubwo baraje batwaka ururimi rwacu bararufata nyine barwita ikinyarwanda mu ncyamakuru urumva abo bita abanyarwanda babyeyi n'abantu batatu nyine donc ni Gatutsi donc n'uwo nguwo nakubwiye Sabizeze waje kwitwa Kigwa ngo kubera ko yaguye izina yari habona Kabeja urumva noneho na Gatutsi nabo babyaye ngo bavuye mu biswaje kwitwa Ibimanuka kubera ko nyine ngo bamanutse urumva nakubwira ko habayeho n'imyaka myinshi bari abantu kubera ko baraje bo baradoko Sabizeze arongora mushiki we kubera uro kurongorana ko abantu bavindimwe byatuyorwa byari byana by'ibigoryi doko no kugwira ko biranga noneho bagezeho baza kugisha inama mu bahutu baraho ngaho kutubyara abana b'ibigoryi n'umubyara abana beza abati mwebwe bamwe mu korishyano mu shingira abashiki banyu doko abantu barongora abashiki babo kandi ibyo kizira niyo mpamvu mubyara abantu b'ibigoryi batuzuye ubwo nibwo bagize ubwenge bwo kujya gushaka mu bahutu noneho batangira nabo babyara abantu bazima urumva donc bashaka buriya Kabeja bashingiye abakobwa benshi aho bagendaga bafata abakobwa b'abami babo bakabarongora bororoka gutya. Okay, none turabona neza yuko bibaye n'ibyo ushikirije sinzi yuko ari ugutahura uko ndabibona bana kudufate nko muri Kongo ari abanyamurenge par exemple genre kugira numve yuko peut-être yuko ari yo contexte ndabyumvamo dufate bana nk'abanyamurenge iyo bari nko muri Kongo bagaca baza nko ngaha umva abanyamurenge n'abanyamurenge nyene saba utu sabakine n'abanyamurenge nyene ugabo ko mu Burundi haba ariyo peut-être abatutsi abatwa n'abaki hama bakaza aha bagatera bagafata nk'u Burundi hama bagaca biyitirana n'abatutsi sinzi yuko byo ari mweruka ruko u Rwanda kugira dutaha uko uravuga ati abanyarwanda undi abanyarwanda baramanutse ubona iyo turiko turavuga ati iyo turiko turumva ati ngo genocide yakorewe abatutsi sivyo mbo nta genocide yakorewe abanyarwanda ihari nta genocide yakorewe abatutsi sivyo mugabo hariho ababurijemo genocide ababurijemo genocide uvuga yuko ari abanyarwanda sivyo nibo bari baje nkeneye kumenya yuko biri muri iyo context ndavyumvamo yuko si ari rindi hanga bo bari abandi bantu peut-être uko buri kurabisigura donc dushingiye no kuri cyo cya genocide yakorewe abatutsi ikozwe n'abahutu niko bo babivuga birinda kuba nyine ko yakozwe n'abanyarwanda urabyukanaho ngo ikozwe n'abahutu donc cyo nicyasha bashyira ku bahutu ko bazi nyine donc bazi ko abahutu nyine atari abanyarwanda urabyukanaho mugabo abahutu si abanyarwanda mugabo niyo babarega mugabo ku mpuzamahanga ntago babarega nk'abanyarwanda babarega nk'abahutu b'abajenosideri babikanye bakabarega ibyo nicyo babarega urabyukanaho donc bitandukanya nabo cyane urabyukanaho noneho ahubwo igitangaje ni uko ababurana bo bemera kugenda bakaburana nk'abanyarwanda urabyukanaho noneho ntibabashe nk'iyo urebye ibyo aba banyarwanda baje bakora binjira mu gihugu muri 1990 nyine binjiye nk'uko n'ubundi bakora nk'ibyo bakoraga n'ubundi bafata za mugu za buriza ubwana cyangwa n'iki byose baje bica mudoko ubungubu ibi nabyo abantu bajya babyanariza mu gihugu bariya abagabo muri 1994 hari igice kinini cy'u Rwanda bari barafashe urumva ariko igice kinini cy'u Rwanda nabo ubungubu habonekamo imibiri y'abaje genocide yakorewe abatutsi indira gato 94 bari bafise partie nini y'aba control cyane bari bafite
doko bafite ahantu hanini cyane iyo urebye ahantu bari bafite nyine doko hari hanini ku buryo navuga wenda nka doko nka bibiri bya gatanu urumva bari babifite. Dufate ni nk'uku dufate nko muri Congo dufate nko muri Congo hari territoire yafashwe na M23 aha ukasa wumva ati hariho abatutsi babandanya bibikira baba ariko baricwa nani kandi ari territoire iri muri bo bigaza batubwira ati dufate nka tugibaza batubwira ngo kugira ndabatahuze neza gato ishaka rya CNDD-FDD mu Burundi ntiryagwana ngo rifate igihugu nishaka ryagwana objectif ko ari uguhabuza demokarasi kwari uguhabuza kandi icyo nico bari bakeneye ubutegetsi buvuye ku mwene gihugu bukamusubira bace mu matora niyo mpamvu CNDD-FDD mu kugwana bazavuga ngo mwumva ngo CNDD-FDD intambara zayo kwari ukugira abene gihugu intwaro ibasubiremo ibisubire kurumva nishaka ryavutse ari uko bishe umukuru w'igihugu yari yatowe baca bafata umuheto ati ibi ntibishoboka kandi barabigezeho n'ubu nuko bigenda mu Burundi aba matora nayo namambwira n'abantu ati ibyabaye mu Rwanda ntibazabyitiranya n'umuntu mu Burundi igihugu gifatishwa amatora so ni nako tuka ari nayo demokarasi wenda twavuga ko iba muri Afrika icyo ndeba gusa nuvuga ngo ese ubutegetsi burahererekanwa nicyo iyo igihugu gifite ubutegetsi buhererekanwa icyo gihugu mvuga ko gifite demokarasi voilà naho rero nagomba kuza kugira nje kuri iki cyo kumenya ati ugumva nibitwa ko turavuga ku byuko hari umva waruvuze yuko hari abantu bakorewe genocide bari mu karere kari mu minwe y'inkotanyi rwose kari mu minwe y'inkotanyi ariko uhasanga inzibutso za genocide urumva ugasanga abantu baho bafunze babaziza genocide kandi mu byukuri aribo bari bahari none ukibaza kandi ugasanga abo bafunze babaziza genocide ugasanga ntabwo aribo si inkotanyi urumva aho ugasanga nyine ni abahutu bari muri ubwo buce bageretseho iyo genocide kuko iyo abantu bajya kureba ubugome bw'abanyarwanda bw'abise abanyarwanda bakatwita abanyarwanda nta hari najya nanjye ndi umunyarwanda ubu ariko nshaka abantu banyumva bamenye ko ndi umunyarwanda bigizwe urumva kandi bamenye ko iri zina u Rwanda ubwo navuga ko ni ikosa abakurambere bacu bakoze kuva bamaze gushyiraho repubulika muri 59 urumva 66 na kangahe urumva bamaze gushyiraho repubulika kuba barakomeje kugendera muri iyo filosofi y'abanyarwanda muri uwo mushinga w'abanyarwanda bakomeza kumva ko ari abanyarwanda bakomeza guharanira umunyarwanda kandi atari abanyarwanda ni nacyo cyatumye bongera gutsindwa mu gihe gitoya cyane gishoboka mu myaka 30 yonyine bibagiwe imyaka 400 ibyo nabyo ni ikindi kibazo kubona abantu hari umudage nibagize izina rye muzi ko abadage ari babanje gutegeka kiriya gihugu cyacu wibajije ati ni gute abantu 14% bashobora gutegeka 45%? Yarabyibajije. Ni nayo kintu n'abazungu n'ababirigi baje kuvuga ati abantu koko nabanyabwenge. Urumva? None ukibaza rero ukuntu abantu nyine iyo filosofi y'u Rwanda abaga amateka ari mvuga ko ari ikibazo cyane umuntu akiga amateka agashaka kugira ngo amateka bakugishe ujye kwigisha uwayize bakwigisha ngo kanjogera ngo yahagufataga umwana ngakamujomba umwana w'umutungo akamujomba ngo cyumumu mu gikanu ngo agahaguruka akaruye uko ujya kuyatanga ntiwibaze ngo isi kuki yabikoraga umwana yaziraga iki ntubyibazeho ubwo donc koko ibyo ni ibintu bitari byo donc niba turi abantu kwiga icyo bikwiye kutumarira bikwiye kudufasha gutekereza ntabwo kwiga bikwiye ntabwo bikwiye kwiga si ukuboroka ngo baguhe ikintu kifate nk'uko wagihawe ahubwo gitekerezo cyagore ukigere kinini bibaze ngo kubera iki ngiki kubera iki ngiki donc ikintu cy'u Rwanda rw'uruzanano donc twabitekereje cyangwa se byaje dukuri twabanje kureba
n'ejo bundi tubivumbuye natwe donc twabanje kureba uko u Rwanda mbere ubundi abanyarwanda u Rwanda ruza rwaje rute ese rwaje rukora iki tugiye kure turasanga tubihuza nuko FPR kora ubu dusanga barakora neza nka bya bindi bakoraga imyaka ya majana urumva donc ndavuga ni biragaragara ko abantu koko iyi ni umushinga wabo urumva uwacu twebwe ibihugu byacu ni ibingibi gusa twarafashwe mwafashwe ingwate donc baravuga bati tubipo nkuko none se reka ikindi kibazo nakubaza cyangwa se nabaza n'umuntu wese ufite ubwenge buzima butekereza tujye nk'umurundi ubaza kukwigisha uburundi ngo tuje kukwigisha ko umurundi ndi umunyarwanda tuyitekerezeho kuko umuntu wese kukwigisha ndi umunyarwanda nyine kandi usanzwe uri umunyarwanda bakaza kubikwigisha nacyo ikintu baje kukwigisha urumva ari cyawe yasi cyawe kabisa ikintu baje kukwigisha ko ugomba kuba umunyarwanda urumva ibyo bintu byawe se babikwigishije nyine ngo bibe nyine urumva nawe urafite ubifata mu mutwe nyine nka kasuku nyine ndi umunyarwanda ukagenda urimba ndi umunyarwanda ni ukubiririmba ariko nturiwe ahubwo wabyiswe wabigizwe Shamuga abanyarwanda murakomeye kabisa uko nuko mubayeho nuko tubayeho urumva mbere cyane mana we none ko dufate nka ba Kayibanda bahabyara Imana nabo barabanyarwanda baba nyine kandi nibyo nakubuye muri ya filozofi yabo Rwanda kubona n'amadiskure karavuga ati uru Rwanda noneho none byari byananse yuko babiguyemo gute hari ikiganiro noneho nakubwira doko ibintu mba mvuga ni ibintu biba bifite na fact hari umugabo wavangwa n'umunyamateka mu Rwanda twa Murashi nigeze gukora ikiganiro sesengura kuri politique donc ku mateka ngo yigishaga apfuye me hari n'abantu nigeze kumva muri committee bavuga ngo donc kuri kira kiganiro twakoranye ngo uzajye ubaza ngo amateka ngo abayazi ndagira ngo mbwire abantu baranga ko ngiye nitwa Bicaga Abdallah nahoranye kanali twa amateka nyakuri TV kugira ngo nyishyireho byavuye kuri icyo ngicyo cyo kurwanya ibinyoma by'abanyarwanda kuko bazaga bashaka gufata ubwoko bw'abahutu ngo babugire ari ubwoko bw'ubwicanyi bwaremeye kwica kuri ico impamvu hari abantu badatahura impamvu ashambwa ati no wewe ntuwaraba iby'abarundi cyane niki hari abantu barabigira icyorezo cya covid cyangende twarumva iyo byaje bizanana ugasanga cyakuye isi yose rero hariho amavirusi usanga u Rwanda go ruri ngaho hafi uri hafi kutwanduza ibyo tuzi ibyo by'abahutu n'abatutsi byadukoreye abarundi turazi neza babisa turazi kahise kacu ntidukeneye kubigarukamo niyo mpamvu ngerageza kurondera umusesanguzi azi amateka y'u Rwanda ndabahe mumenye iyo byaje bizanana kubyo n'umurundi ariko arankurikirana ngaha yumve ntazisange ariko araba influence na histoire y'ibindi bihugu bo burumva yuko bagerageza kwerekana yuko abitwa abahutu yuko ari babi kubera avredizo tuvugisha ukuri mu Burundi ku mutwe w'igihugu gitwagwa ngo ni leta y'abahutu umuyobozi mu Burundi ngene bimeze biragabuye utwara ari umuhutu icegera kiba umututsi nuko bimeze nayo masezerano yacu twebwe nta kibazo dufite none mu mayiri y'abanyarwanda umubashizerano yabereye Arusha kubera yamari y'abanyarwanda banze kugaragaza ko ikibazo kiri hagati y'abahutu n'abatutsi yego barabyanze urabyumva me iyo babigira gutyo cyari kuba ari igisubizo cyiza nkuko iwacu ubona yuko atangorane hari abantu bazavuga bati twebwe nta ngorane ko biri mu itegeko nshinga ariko kuba barabikoze nabyo bifite rezo kubera ko bari kuba babeshya abatutsi nyine urumva bari kuba babeshya abatutsi koko ariko mu by'ukuri mwebwe hariya mwagiye kunegosiya bavuga ati twebwe abahutu bo mu Rwanda bo mu Burundi n'abatutsi bo mu Burundi dufitanye ibibazo noneho mugenda mwumvikana nk'abahutu n'abatutsi noneho kugira ngo ibibazo bikemuke bigende biti urumva noneho ngaho mwese mujye mu butegetsi noneho dukurikize izi procedure
nuko niba bibize gutyo niba abahutu ari bo benshi ubwo abajya mu gisirikare ni abangaba oya twe ni 50-50 ni 50-50 hari abasoda 50 b'abahutu 50 n'abatutsi no mu gipolisi gusa muri leta ni 40 b'abatutsi 60 b'abahutu mu ndeko shinga erega donc ibyo nibyo nkunda kuvuga n'ubundi haba harimo n'ibyo bajyaga bariga Habyarimana ko ngo yagize ngo uburinganire ngo mu mashuri na hehe nuko bangaba barimo donc bari abanyarwanda barimo kwigisha ngo barakandamizwaga n'iki byose kandi iyo bavuga ngo ntibajyaga mu mashuri iyo batavuga ngo ntibajyaga mu mashuri iyo tugiye mu mateka nyine nabivuze n'ubushize iyo tugiye mu gihe bo bategekaga nta muhutu wigaga kandi abahutu nibo bari benshi natwebwe ngaha icyo gihe bamaze guhongera ngaha n'abahutu bamwe biga muri Kongo cyangwa abandi baca baza kwiga mu Rwanda uravye babandadaye banunganya bose urumva yuko basanga bize mu Rwanda kubera ntibiziga mu Rwanda ngo kubera ngaha ufite niki bobo bagomba kwerekana yuko abahutu ari abagome yuko abatutsi bari abana beza mugabo baca bibagira yuko ivyo bavuga yuko abahutu bakorerwa mu Rwanda abatutsi bakorerwa mu Rwanda nivyo byakorerwa ni Burundi ije sese iyo nuko kuri ko twebwe donc ubundi nta gushidikanya ko ibintu byakozwe hano mu Burundi byazengwe n'abanyarwanda ntabwo urumva twebwe ngaha mu Burundi kuko ikibigaragaza nacyo mbwira n'abantu bajya babitekereza n'abantu babeshya no mu Rwanda bajya batekereza ikintu donc ababeshya ko ngo Habyarimana donc hari abana baherutse donc bajya babivuga abana bato cyane babyibaza bababajije abategetsi bari kubabeshya ngo Habyarimana niyo tigiteguye jenoside akana k'imyaka 11 karahagurutse karaza ngo yiba Habyarimana yateguye jenoside kuki yamuhereye akana gatoya video zirahari urajyumva kuki yamuhereyeho niwe yatanguye none akari karaza ese iyo jenoside koko yabaye nuvuga ngo nta muhutu wapfuye nta n'umutwe wapfuye hapfuye abatutsi gusa kandi Habyarimana nyine ari umuhutu nyine yatanguye birabona urumva abana bafite rezo donc ubundi hari ibintu biba bishyira ubwenge abantu nge ntagazwa n'ukuntu abantu bakuru ibyo batabyumva oya ni buke hamwe n'ibihe ndibaza yuko abantu bazogana ndibaza ko nk'ikindi gihe zo gukora ikiganiro kirambuye donc ndifuza kuzaza niteguye neza nateguye izo done zose urumva ntabwo noneho dore mureba ahangaha uko byagenze nuko nguko uko byagenze nuko nguko mbaha ibimenyetso bifatika bigaragara ni dore murebe no mu migane yabo uko bavugaga bo ubwabo urumva bavugaga uko nguko ubwo bavugaga gutya bavubona akabanga bari abantu biga navyo ari ibintu bamaze iminsi bakwiragiza cyo tubagomba gufataje peut-être sinzi ko ari bino bintu biva n'ibibazo biri muri Kongo niki babona neza yuko abarundi bababereye ingorane mu gushika ku mahangiro yabo aho usanga bariko baravuga ngo abarundi ngo barakoze jenoside ngo barajya ngo abanyarwanda nta guciye mu ijambo ndagira ngo mwumve filozofi y'umunyarwanda doko buri wese abyumve yaba ari umurundi yaba ari umutanzania yaba ari umukongomani yaba ari umuzimbabwe yaba ari uhangaha niba utari umunyarwanda niba uri n'umunyamurenge alhamdulillah hari abanyamurenge bamaze kumenya bo bamaze kwikuraho iyo zina doko bo banze n'ubututsi ariko nababwira ko bakwanga ubunyarwanda hari ababizi ko atari abanyarwanda abanyamurenge bamaze kumenya no mu Rwanda baracyarwana ariko iyo bumvishe usanga babera bimenye ko rwose bari abantu aho bahuri urumva ariko njya mbabwire filozofi bari abantu rero doko bari abantu filozofi yabo nuko iyo utari bo nyine ubwo uko baguhiga nuko baguhiga umuhutu hariya nyine uri butaka ngo wowe baje bagasanga uri kumwe nanjye urumva bapfa kubona gusa ko wenyine uri nkanjye suko ngo uyu nguyu ngo ni umurundi ngo nake barakwiye ibyo bakora bakoze muri kiriya gihugu bise u Rwanda nibyo neza bakora hehe uri butaka bwa Kongo nibyo bakora neza urabyumva neza kandi nongera mbibutse neza ko muri filozofi yabo nuko ngo u Rwanda rutagira imipaka kandi filozofi yabo nuko ngo aho umunyarwanda ari hose ari mu Rwanda icyo bivuze rero nuko bo muzirebe mu bavuze umunyarwanda ntibavuze Abdul umunyarwanda ntabwo asi wewe ntabwo ari nge nibo ninde nibo nyine bo bwabo nk'abanyarwanda nkande nka Kagame urumva nka Kanjogera urumva nka bari abanyarwanda nyine
abakora ibyo ubundi umunyarwanda dore ikintu kiranga umunyarwanda umunyarwanda yica nyina nta muhutu wabikora arica nyina yica nyina umuhutu ntiyabikora ibyo byo ndabikubwira ko n'umututsi yabikora ashwi da nta mututsi wabikora ibyo ngibyo urumva nta mutwa wabikora urumva nta mututsi utekereza ko abanyarwanda urumva nta mututsi yo kwica nyina nta n'umutwa wabikora ubwo umunyarwanda arica nyina yica nyina ibyo byaragaragaye ko mu gihe cyose cy'ubwami bwabo kugira ngo haveho umwami hajyeho undi urumva iyo umwami ngo bitaga ngo gutanga byabaga ngombwa ko nyina bamunywesha doko ngo bagafata amata bakayuza mu muvure urumva bakamushyiramo bakayamunywesha nyine bakamumvumbikamo paka apfuye ibyo wabishobora umuhutu oya nabyo wabishobora umututsi oya nabyo ntabwo ibyo bintu bishoboka bikorwa n'abanyarwanda urabyo neza abatutsi barongora bashiki babo urumva nta munyagihutu wabishobora urugero nyine abatutsi cyangwa abanyarwanda barongora bashiki babo nta mututsi wabishobora nta muhutu wabishobora urumva ibyo byo wabibonera kuri Sabizeze yarongoye mushiki we Nyampundu urabyumva n'abindi byose byagiye bikomeza n'uyu munsi doko bari abanyarwanda bagushingira umukobwa bazi ko bazakwica ibyo babikoze ku mwami Mashyira w'Induga urabyumva ntabwo bishoboka ko umututsi umuhutu umutwa yagushingira umukobwa agamije kukwica ntabwo ibyo kintu kibishoboka urabyumva neza umunyarwanda abanyarwanda bajya kugira ngo bafate igisaka urumva mushiki wa Ruganzu bamushingiye umwami w'igisaka urumva mu rwego rwo kugira ngo agende mu nteke bazamwice aranamutse turamenye ntuzabyarane nawe agize ibyago aratwita abanyatwe ati mana we natwise atumaho ati mutere vuba rero natwise hato ntabyara umwana akaza mu mwana urumva wahangaha babasha igitero umukobwa yumvishe ngo Ruganzu yapfuye nawe ati byarangiye umwana atazaba umwami ahita ashinga icumu hariya agiye kubitaho wabishobora uri umututsi cyangwa uri umuhutu cyangwa uri umutwa agiye kubitaho kugira ngo wa mwana uri mu nda ye atazaba umwami wabishobora uri umututsi wabishobora uri umuhutu wabishobora uri umutwa imico y'abanyarwanda itandukanye kure n'iy'abo bantu icyo cyo mbibabwira hari imico bafite umututsi atashobora umutwe atakora n'umuto atakora nta n'undi muntu wabikora uretse nyine umunyarwanda barabikaraho donc ibaze kugira ngo bagushyingire umukobwa babizi neza ko uyu mukobwa aje kukuneka urumva akazaba impamvu yo kukwica ibyo babikoze Mashyira bamwica baramushyingiye umukobwa urumva nawe yarabashyingiye urumva barashyingiye n'umuhungu we urumva bafitanye amasezerano agera kuri 3 cyangwa 4 ashingiye ku bushyingirano urabizi neza ko iyo nje nkagusaba umukobwa ukamumpa tubaye umwe urumva doko ibyo byarabaye Mashyira aricwa urumva ku kagambane k'umukobwa bamushyingiye ibyo wabikora hari umututsi wabikora hari aho ugeze ubibona uwo rero uzabonaho iyo ngo imico y'abanyarwanda itandukanye n'imico y'abahutu n'imico y'abatutsi n'imico y'abatwa icyo tucyumvikanaho neza ibyo ni ibintu bitandukanye kuko abahutu abatwa abatutsi bagira ubumuntu bari abantu ntago ari abantu rero abo umuntu bagira donc muri bo uvuga ngo ibyo ibitingwa n'abantu bo ntibabitinya niyo mpamvu aho bari hose bateza ibibazo donc nuko bamye nuvuga ngo mu mico yabo nabo ubwabo baricana nahoze ubimbaza donc nabo ubwabo byagiye bigaragara ko baginde donc nuvuga ngo mbese mu mico yabo nk'ibintu ngo baragurije ntabwo bashobora kwemera ko hari wowe waba uri umutegetsi ngo uveho wicare hariya hajyeho undi ntabwo babyemera mu Rwanda muri kiriya gihugu cyabo cyiswe u Rwanda ntabwo mu mico yabo nyine donc mu byo baragurije mu mbuto bereje kirazira kikazirizwa ubwo bibaye nyine ntabwo baba bafite ubutegetsi uvuga ngo kugira ngo ube warabaye umwami cyangwa se na perezida urabona abaperezida bose mu Rwanda bari no kwicwa urumva byose rega tugiye mu bintu tugiye no kureba uriya
Habyarimana kudeta yakoze niki iriya ni kudeta nayo dushobora kuzaganiraho donc kwereka uburyo ari kudeta donc bigaragara ko iya kudeta yakozwe yakozwe n'abandi yakozwe donc n'abanyarwanda urumva kuko umuntu witwa Rukeba hari baro yandikiye Habyarimana urumva noneho niyo urebye ukuntu bariya bantu bishwe warebye na Habyarimana n'ubumuntu bwe ntago nge mbona ko Habyarimana kandi koko byaramubabaje donc uruvuga ngo rero donc bamufashe kugera ku butegetsi urumva deja icyo gihe hategekaga Micombero yarabangika donc yarabanye nabi n'Akayibanda donc bavuga ko rero ko noneho n'Akayibanda kubera intambara ya Murere yari yarabaye hariya abasirikare ba Murere donc bagahungira mu Rwanda mu Mbuto akabasaba Kagame bakabasaba Kayibanda kuba baha akaba yamwima kubera nanone bwa bucakara gukora yampatse ibihugu doko yanga kwiteranya n'Ababiligi bamuhaye ubutegetsi kuko mu byukuri do tuke tureba ntago Abahutu kubera ubucakara bashyizwemo mu Rwanda hari abajya bitereta bakavuga ngo buriya ngo n'Abahutu ngo babiharaniye n'iki me Abahutu barabibonaga na mbere kose ibyo byagiye bigaragara ko na mbere mu myaka ya za 800 hari Abahutu babivuga hari umudage yabivuze avuga ati iyo ubajije Abahutu imibereho yabo bari kumwe n'abategetsi n'abami n'abatware babo ntacyo bakubwira atari ko mwiherereye bakubwira byinshi urabyumva bano ngo ugukanabizwa kw'Abahutu muri kiriya gihe byari bizwi byabana nabibonaga nk'abintu binyuze ubwenge kuko n'umuntu aremwe mu buryo bwo gusobanukirwa n'uburenganzira bwe ubwo rero ko umuntu adafite uburenganzira bwe barabimenyaga bakabibona ati umuzungu yarabivuze ati rwose umudage yarabivuze ati rwose Abahutu iyo babashije bari kumwe n'abariya bami babo ntacyo bakubwira ariko uyihereranye nawe muri babiri akubwira ibintu byinshi cyane urabyumva neza donc rero kuba Abahutu bari bakandamijwe byara ariko kubera ugiye bari barakandamijwe donc n'uyu munsi ubucakara buracyabarimo mu bwonko bwawo nose wambwira gute imyaka 30 ko irangiye abantu ari impunzi baragiye ngo ari abadokiteri nta kantu gafatika barakora kagaragaza ko donc ejo bundi bazasubira mu gihugu cyabo uyu munsi abana babo usanga batazi n'ururimi urwo bise Kinyarwanda bese imico yabo ntayo bazi abari mu France abo nyine n'Abafaransa niki niyo mpamvu n'uyu munsi iyo abana babo bafashwe n'aba banyarwanda bahita babangisha abashebi base bigashoboka ibaze kugira ngo umuntu akwangishe umwana wareze kuva mu bwana akagira imyaka 20-30 abantu bakamuhindura mu minota 5 kanga so wawe donc kubera iki kubera kuko wowe wamubyaye ntago wigeze umuganiriza ngo mubwire igihugu cyawe ngo mubwire impamvu urahuri urumva donc ubwo bwenge rero Abahutu badafite nge nita kutagira ubwenge donc ntagaruka kubera kutagira ubwenge ahubwo kubera ubucakara bw'ababantu ubucakara bw'ubwo bunyarwanda bwo kuvara uyu munsi mubwiye ko atari umunyarwanda yenda kurwana nyamara iyo Kagame bivuze ko atari umunyarwanda ntacyo bimubwira Kagame aravuga ntabwo muri abanyarwanda mwebwe niko twabahaye ubunyarwanda kuba mu banyarwanda nubwo twabahaye ubunyarwanda twabahaye kuba mu banyarwanda mbese kuvuga ngo Umuhutu mu Rwanda muri kiri kintu kitwa u Rwanda n'umutwa n'umututsi ko muri kiri kintu kitwa u Rwanda ni nkuko n'ubundi waza ubu ndahangaha mu Burundi hashobora kuzashira imyaka igagabana bwo kubera imyaka mazahangaha kundi igihugu cyanyu mumpe ubwene gihugu bwo Burundi nkabo mu Burundi me ntabwo bimboza kuba ndi umunyarwanda urabyuka naho ntabwo byamboza kuba mfite ubwene gihugu urumva bo rero bo bariya nuko babafata nyine nk'abantu bahawe ubwene gihugu ariko ntabwo bafata nk'abene gihugu nyabo bagakondo me bure butaka rero bwacu ni ubwacu ni gakondo yacu urumva ahubwo twarabwambuwe urumva ira ni gakondo yacu urumva ni ubwene gihugu bwacu ni hari dotwe turabene gihugu babure butaka urumva akabire gakondo yacu abantu biswe abanyarwanda baraza barabatwambura batwita abanyarwanda ku ngufu bati mugomba gufata ubwene gihugu bw'umunyarwanda ku ngufu nyamara umunyarwanda ninjya kukubaza wowe wita umunyarwanda nkabaza ngaho mbwira ibyiza by'umunyarwanda urabibura uzamyita bon umunyarwanda bwazana kanaka aza yica aza yiba yica kanaka turabavuga abami bishe turabazi donc barabica barangije bafatanga muri uno mwaka bahita u Rwanda muri uno mwaka ngaba barafata abatu Rwanda muri uno mwaka ngaba barafata abatu Rwanda kugeza mu Ruhengeri
naho barahafata muri bahawe n'ababirigi babihawe n'ababirigi ibyo kimwe na 1926 na 5 nabwo naho bahita u Rwanda byumvikana ibintu ko ari ibintu bidoje hamze umutama Abdallah tuyaze twayaga n'imisi myinshi gusa ndabemereye yuko zo ndamubazanira ngaha basangiza amateka y'u Rwanda hari nari nibagiye kuvuga ngiye kuvuga kare ku bantu n'ubonye hano bavuga ko ngo doko n'umunyarwanda nyine ibyo barwanya bo ni benshi uzasanga mu hari navuga ngo banyice nawe barabivuze muri hare ngo bazasanga na hano banyice urumva oya nta muntu ariko oye nge niringira Imana kandi ngewe ndi n'umurwanyi donc nge ndumurwanyi nta wapfa koza ngo bapfa kunyica gusa nge ndarwana urumva donc nge ndumurwanyi nyine napfa ariko napfa narwanye iki naro niringira Imana ko nge mpfa kubera ko igihe cyageze ntago nicwe n'ingegeri yari yo yose rero ngo nuko yashatse kunyica nundi doko kuba ndahangaha ntagaruka biri impuhwe zabo no kuvuga ngo kubaho rero k'umushwi impuhwe z'agaca urumva bo rero icyo nashaka kuvuga nabashaka kubwira abantu ko ngiye ndahangaha ntagaruka naminuje mu mateka narifite kandi yitwa amateka nyakuri TV bigeze no kwimbaza muri ribu nagiye yo nahamagajwe nyine mu buryo bwo kuntorotira bo barambaza ngo wiza amashuri angahe ndababwira ngo none ngo kumva ngo utamitiriza ngo uvuga ko utamitiriza ngo amateka uko cyo ufashe kanari mu kwita amateka nyakuri TV naramabwiye ni ngewe bicaga Abdallah ntago kuvuga amateka ari ngo kuba uzi yose cyangwa ufite doctora cyangwa ufite licence muri yo besasiye nuko harayo nzi nkayavuga nk'ukuri donc ntago kigambiriwe ari uko nabanza amateka yose ikigambiro nuko ayo mvuga ari ukuri urabyukanaho donc ayo mvuga ni ukuri ngiye mfite data yanyigisha amateka urumva data yarambwiye ati dore mwana wanje kwarahatswe kwakubiswe iboko byagenze ukuntu urumva ibyo biranyetresa bituma nanjye mu mashuri make yafite nshaka nkunda amateka urabyukanaho rero ndasoma donc nshobora kuba ni na docteur amateka ahubwo iyo nza kuba nyine narahayo dukoze sisiba process ni dipapuro kibigaragaza ko ntagifite bivuga ko ntacyo nzi urabyukanaho sifite igipapuro kigaragaza ko ariko ngiye kubera ko mbizi ngenda natekereza nta nubwo kuyafata mu kuyabona gutya gusa kuko ndanayanariza kandi nkakoramo ikintu nkanaganira n'abandi bamenye ngiye nganira n'abanyamateka donc yongane amateka nganira n'aho undi wayize uko n'ubundi amateka hari n'abantu usanga impamvu jewe navuga ati nkora bino biganiro nuko ari abantu mbona amateka bashobora kuyandika bayikwegera ko gacu usanga amateka ntibari ko barayandika nkuko yagombye kwandikwa niyo mpamvu je mbavuga ati je nigeze kubona dernièrement umunyarwanda ariko aravuga amateka ya y'indicyo mu gihugu cyacu akavuga yuko byanse yuko hari kuri TV twa Intsinzi TV avuga yuko ati ngo General Major Evariste Ndayishimiye byanse yuko aja ngo yakuze akunda igisirikare mugabe kanka yuko ati inshuro zose yagerageje kujya mu gisirikare ntibamwemereye ntavuge yuko batamwemerera ko yari umuhutu byo bavuga akavuga ngo acagenda kuri kaminuza y'u Burundi ico gihe ngo haba imvururu zituma ajagenda kwifatanya na FDD ntigeze avuga yuko kuri kaminuza y'u Burundi igisirikare cyariko kirica abanyeshuri b'abahutu ivyo ntabyo yigeze avuga cyavuga ati hako abantu batwandikira amateka yacu ko atari reka mfate mikro nanje bibaye ngombwa ko nibo batanguye yuko bazara tubwira amateka ko barafise ukuntu amateka yabo ariko barayandika ariko ndaraba ujya mu ngo yaranavyivugiye naho cumbwire by'ubunyarwanda yari ujya mu docteur nambari Bizimana yari akavuga yuko bakayibanda atari abanyarwanda akavuga yuko Byarimana atari abanyarwanda ubu rero niho unawuje rero abanyarwanda abaribo namurashi nari kubura sinabirangiza nawe yamucikinera kibaza ko Kayibanda na Habyarimana atari abanyarwanda ubu rero wowe urantahuje sinatahura icyo kintu bambwe ati none ntibari abanyarwanda gute ntago koko bari voilà ubu rero ndatahu urumva mu bisanzwe abitwa abanyarwanda naba amateka nyayo aho nuko bahimbira ubwene igihugu abandi donc Kayibanda avuga ko ari umukongomani noneho Habyarimana akavuga ko ari umugande mugabo urumva bo yavuze ko Kayibanda ari umukongomani ntuzinga nawe ari umuganda mugabo urumva answa
bujya butaka bwiswe u Rwanda ni wabo ni wabo nyine, ni wabo ngabo. Ahubwo abo rero bitwa abanyarwanda nibo butaka atari ubwabo, baje babusanga, ahubwo baradufata ku ngufu batwita abanyarwanda. Sasa erega ndo birumvikana, ubu ngubu nje ndaje ndagufbise muri runogo rwawe. Dufate nka kujya kwa Kivu, dufate hajya kuri Goma, ubu nyene abantu bose niba kwitwa abanyarwanda barimo kuvuga ngo muvuge ko barabirwanira muvuga ko muri abanyarwanda. Umva Igoma babaye gakondo yabo na Bukavu, na Bukavu urumva abashi bose babaye abanyarwanda. Aha ngaha ko bafata ejo bundi kuba kandi ibyo biri muri gahunda ngira ngo murabizi ko bashaka gufata Burundi. Burundi ntago ari bwonyine, ubundi zabasha nagira ngo oya Burundi bwo gufata Burundi umunsi banavyiyumviriye ni nawo umunsi uzofata i Kigali. Oya bwo barabyiyumvira, ukore kubyumvira rero umunsi umva twe turi tayari guca dufata i Kigali. Niyo mpamvu nanjye ndi tayari kugira ngo nganirize urubyiruko rw'i Burundi rwimenye birumenye filosofi y'abari abantu, kuko bari abantu bagufasha urebe wowe bagufasha utarigeze ugire icyo umenya mu mateka kuguhindura. Donc nabantu mbese no akwica yabanje kukugaburira, urumva. Donc no bantu mbese bafite amayeri nyine n'amayeri n'abanyamayeri nyine. Donc we bo afite ukuntu aza akakwereka ko ari umuntu kandi atari umuntu, ngo kugira ngo akwice arabanza kwizeze ko anagusige nk'ahanga yigendeye mbese ko ase nka kurebe, nyamara azi neza ko mu kanya aza kukwica. Ntangorane ibyo twarabimenye kandi turavyiteguriye. Niyo mpamvu nkawo nkano mateka uduhaye hari ibintu byinshi bizagufasha abarundi kugira ntibasamare ntibajya mu kondora dusamenye yuko umwansi abari hafi kandi na ikibi rero niyo ideology baba bafise. Urumva neza yuko urashobora kuba uno munsi ko nkuko nabibabwiye mu kiganiro twakoranye dernièrement guhera mu myaka gushika mu myaka ya 90 icyo gihugu cy'u Rwanda cy'u Rwanda cyari mu mahoro, amahoro yatangiye guhungabana nyuma azanywe nabo banyarwanda. Kandi nyine tujya tunakivugaho n'abatutsi abitwa abatutsi bavuga ko bakorera genocide bakanabikomeza uyu munsi babanze batekereze iyo genocide Habyarimana yakoze yateguye kuki yategereje kuzashyira mu bikorwa ari uko FPR muteye cyangwa se imuhanuye mu ndege. Donc ibi bintu binyuze ubwenge mu by'ukuri, kandi yari yamaze kwemera imishikirano aremera n'abasirikare barazi Kigali. Koko yarabiteguye koko ibyo bintu. None abatutsi nabo bashire mu bwenge barebe ese twari tubanye gute mbere ya 90. Mbere ya 90 twari tubanye gute koko ntago koko bigaga, koko ntago bacuruzaga, koko none bashyire mu koko bambwira niba njye babica haga afite uko nari mfashwe nk'umututsi twari duturanyunze kuko hari uko nari mfashwe kuruta uko yari afashwe. No twariganye iwacu kuri Nonko, ahubwo abantu nzi bagerageje kugira muri la secondaire n'abatutsi n'abahutu iwacu nzi bageze muri secondaire, ariko hano tujya kwaga kuba tuzasanga Sendege n'abasha n'abaragiye muri secondaire ndetse n'umukobwa wabo nawe yarigiye muri secondaire. Urabyukanaho nitugenda tukajya kwa Rwaje turasanga abana be barize, urabyumva neza. Nitugenda twabona abana n'abatutsi bize, urumva, ndetse bari banafite n'akazi muri 94 muri za banki. Ariko tugiye kureba kuri Nonko ni munde mu muhutu hari wize kandi mumumbwire nk'abantu biwacu nibo ndiko baza. So bakunzi ba Simbizi bana ko ikiganiro kibaye ni ikiganiro kirekire mugabo kirimwe ibintu bikomeye kugira byose ntitubirangirize ngaha. Je tuyaga kuno munsi nahisemo yuko bamenye surtout abanyarwanda ariko aravuga bari bo bamenye abo bari bamenye ukuri bamenye amateka nyayo, sivyo? Hama n'abarundi bari ngaha banavyigire ko bibaha isomo, ntibaze barabe ibyo bumva cyane babihereza umwanya munini ya surtout abarundi babe concentré no guhangana n'umwansi dufise. Umwansi wa mbere dufise ni umwansi n'ubukene, no umwansi no musa abarundi bafise mugabo idusamazwe. Niyo mpamvu zo tuzana abantu ngaha bafise ibyo babonye bakora mbere. Mutabicanga afise imyaka 60 arafise ibyo yabonye, murazi bwigano twakoranye dernièrement n'iginde gikoro afise 31 afise 64 muri 64. Urumva yuko arafise ibintu byinshi ashobora kubwira ugwaruka ruhari, abahari abana bakuze
urabyumva. Hama ikindi naco hari ico uzi surtout ndamaze kuyibona surtout ku bantu badakeneye uko abantu bamenye ukuri bace batukana bace bazana ama commentaire y'ibitutsi gusa. Wewe wumva yuko hari ikintu yavuze mudahuje nawe andika ibyawe hama mu nyuma tuzobisesangura tuzorabe abeshe solution sugutukana solution sugutukana ubwo twese turakeneye kubaho mu mahoro, turakeneye kubaho mu mutekano, ivyo twese dukeneye sivyo, nta ntambara dukeneye sivyo, turifuza yuko kubona yuko no musi ejo yaye nimbeshya vraiment bamvuguruze none icyo ntavuze nyine kubera kukibagirwa nyine nanone ntibandenganye ubwo icyo utavuga rero kazakivuga ejo mu kiganiro kuko ibintu bimera. Yego hama ndagushimire mtama mbwa murakoze cyane nizere ko n'ikindi gihe woza ufise iyo migani yose kugira ahubwo utaha uzaneguze rwose nze nateguye ikiganiro no kimeze neza. Ubungubu nagiye nagiye ncamo gusa ariko ntarasa ku ntego neza kuko noneho uzampamagare waneguje neza napanze ibintu nyine mu mutwe cyangwa nibishoka n'ikindi no ku gapapuro ndabikurikiranye uko nguko ubwo ntidore umuru n'umwaka byagenze uko nguko umwami yari uyu nguyu bigenda uko nguko ibintu nk'ibyo ngibyo inkotanyi zakoze ibi ngibi bigenda uko nguko byose ndo uzanteguze. Ndagushimire cyane murakoze cyane. Hama mubandanye mugira ari kintu ufise uwobaza urashobora guhamagara kuri iyo nimero iri ngaho kuri eka 69 62 15 15. Imana ibandanye ibafasha aho muri mu miryango yanyu. Murakoze.